z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe wanyujuje nk'indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye wanyujuje w'indirimbo mu mutima z'amashimwe wanyujuje nk'indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Oh, haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icubahiro. Turashima Imana kubw'imirimo myiza yadukoreye. Muri kumwe na Leila Mugwaneza kuri IM12 TV. Turashima Imana rero kuri kano kagoroba k'umugisha. Murakurikirana ubutumwa bwacu kuri Instagram, YouTube. Imana yacu ishimwe. Rero tugiye kwakira umukozi w'Imana agiye kuduha ijambo Imana yamushize ku mutima.
ikaze Pasteur Eric Mugwaneza. Haleluya. Turashima Imana kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo, bamaze kudufasha kutuyobora mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Imana ibaha umugisha kandi amavuta y'Imana akomeza abe hejuru ubuzima bwanyu. Mama Pastor nawe urakoze kutwakira no kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana n'ubwoko bw'Imana budukurikiye aho buri hirya no hino ku isi. Twongeye guha ikaze n'abo turi mu materaniro y'abakunda Imana, abari ku mbuga, abari kuri free conference, n'abari kuri YouTube no ku zindi mbuga zitandukanye dukoresha. Mwese hamwe ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bibe hagati muri mwebwe kandi imbabazi z'Imana zibabeho. Turi mu gihe rero twitegura igihe cya Pentecost cyangwa se kuza k'umwuka wera, kuzura k'umwuka wera. Ni igihe cyiza cyane kuko ni igihe abigishwa ba Yesu bari barindiriye kwakira imbaraga z'umwuka wera. Nyuma y'uko Yesu Kristo apfuye ku musaraba, umunsi wa gatatu akazuka, yagize iminsi 40. Urwo rugendo rw'iminsi 40 muri iyi si, ikintu yakoraga amanywa n'ijoro kwari ukurestora cyangwa se guhimbura ukwizera kw'abigishwa kugira ngo bazashobore kwakira umwuka wera. Biragoye kugira ngo wuzure imbaraga z'umwuka wera udafite kwizera. Ukwizera ni imbaraga zidushoboza kwakira umwuka wera. Yesu Kristo yabonye neza yuko nahaguruka akazamuka akajya mu ijuru, ariko asize abigishwa be bagifite gushidikanya, ukwizera kwararangiye, bizabagora kugira ngo bakire impano y'umwuka wera yaragiye kuboherereza. Reka mbasabe gato mufashe iyi telefone kugira ngo turi kumwe kuri free conference bashobore kumva neza ko bisa nkaho iri kure. Urakoze. Abo turi kumwe kuri free conference ndibaza ko kare mutarimo mutwumva neza, ariko ubu noneho turashobora kuba ahari turimo twumvikana ku buryo buhagije. Kandi namwe Imana ibaha umugisha kuba muri uyu mwanya no kuba muri aya materaniro. Rero Yesu Kristo yafashe igihe cy'iminsi 40 kugira ngo ategure, agarure kwizera, kuko ibyamubayeho bari babizi, ariko nubwo bari babizi ukwizera kwabo kwarahungabanye. Ukwizera ntabwo ari ikintu umuntu avukana. Ukwizera uraguhabwa, ukwizera ukuremwamo. Haleluya. Reka mvuge ngo muri twebwe iyo tuvuka, imbere muri twe haba harimo akabuto ko kwizera, ariko aka kabuto ko kwizera kaba kari muri twebwe imbere ni gato, ntabwo ari kanini, ariko turakavukana gato kadahagije kutubeshaho mu buzima bwo muri iyi si cyangwa se kutubeshaho mu buzima bw'umwuka. Noneho uko tugenda dukura, ibyo tugenda ducamo, ibyo tugenda duhura nabyo, bigenda bifata kwa kwizera k'akabuto gato cyane tuvukana muri twe, noneho kakagenda gakura umunsi ku wundi. Niyo mpamvu birivuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva ijambo. So rero uku kwizera gukura kukagera ku rwego rwo hejuru, ni nako gushobora kumanuka. Ukwizera kurarwara ndetse kukaremba,
bikagira no kujya muri serum, ndetse kukageraho kujya mu bitaro hahandi muri ICU. Ukwizera kukaremba burundu, hari naho kugera kugapfa, ugasanga ukwizera kwarapfuye. Ushobora guhura n'umuntu uyu munsi wa none yuzuye imbaraga zo kwizera, akavuga amagambo, akakubwira imishinga afite, akakubwira ibyo yenda gukora, ukabona ukwizera kwarazamutse, kwarakuze kuri kurundi rwego. Ariko ejo mwakongera guhura ugasanga ukwizera kwararembye, kwarahondobereye, ikugifite akantu na gatoya, ugasanga imbuto yo kwizera yarapfuye. Niyo mpamvu rero iyo ufite ukwizera muri wowe, ukwizera kwawe urakurinda. Yesu ashimwe. Ukwizera kwawe urakurinda, kuko iyo udashoboye kurinda kwizera kwawe, ushobora guhura n'ibintu hano hanze bikakwangiza, bikakwica, bikakurwaza. Niko bigenda. Abantu benshi ukwizera kwabo kwicwa n'abandi, kwicwa n'ibyo banyuramo, kwicwa n'ibyo bahura nabyo, kwicwa n'ibyo babwirwa, kwicwa n'ibyo bareba, kwicwa n'ibyo batega amatwi. Ariko iyo ukwizera kwawe kwamaze gushinga imizi, ubasha gukomera, ubasha kugira imbaraga, no mu bihe abandi bacogora, no mu bihe abandi baruha. Yesu Kristo agiye ku musaraba yabwiye abigishwa barabwira ngo Satani yabasabye kugira ngo abagosore, ngo ariko mwebweho nabasengeye. Ariko sinabasengeye mwese, nasengeye Petero kugira ngo ukwizera kwe kudacogora. Nasengeye Petero kugira ngo akomere, hanyuma namara gukomera araza gukomeza abasigaye. So rero ukwizera kwacu kujya guhungabana, ukwizera kwacu kujya gucogora, ukwizera kwacu kujya kugeragezwa, ukwizera kwacu kujya kugosorwa. Niba utaragera hamwe ukwizera kwawe kugosorwa, kugapimwa, kugashyirwa ku munzani, reka nkubwire ngo ntago nakwifuriza ko hagera. Bibaho. Umugore wizeraga, wasimbukaga, wahimbazaga Imana, waramyaga, witeraga mu kirere, umugabo wabwirizaga ubutumwa bwiza, wazamukaga imisozi, wari ufite imishinga ikomeye cyane, ukwizera kukagosorwa kugeza igihe gutumurwa, kugashira neza burundu, akamanuka akajya kwipi, akaryama hasi. Rero iyo uri muri ibi bihe ukwizera kwamaze kugosorwa, kukamanurwa, kugashyirwa hasi, biragora kugira ngo ushobore kwakira imbaraga z'umwuka wera. Biragorana kugira ngo ku munsi wa Pentekoste umwuka wera akumanukire. Ibyo ngibyo Yesu yarabizi neza yuko igihe cyose ukwizera kw'intumwa n'abigishwa kwamaze kugwa hasi kugira ngo bazashobore kwakira ibyasezeranywe, biragorana cyane. Reka mbabwire ngo hari amasezerano menshi ari mu buzima bwanyu, hari ibintu byinshi Imana yavuganye natwe ariko byatinze kuza. Kubera iki? Kuko umunsi Imana yavuganaga natwe ukwizera kwarazamutse muri twe, ariko bitinze ukwizera kuragwa, ukwizera kuracogora. Kumaze gucogora, gukerereza amasezerano, gukerereza iby'Imana yavuze ku buzima bwacu. Niyo mpamvu nagira nkubwire uyu munsi imbabazi z'Imana zururukire ku buzima bwawe, Yesu Kristo ahembure kwizera kwawe. Kuko umutwe w'ijambo dufite uyu munsi uravuga ngo restoration of faith, cyangwa se guhemburwa ko kwizera. Haleluya.
reka ukwizera kwawe uyu munsi guhembuke, gusanwe, umutima wawe wizera Imana wongere usanwe, wongere wubakwe, wongere usubirane imbaraga zo kwizera. Kuko iyo kwizera gushize usenya ibyo wubatse. Iyo ukwizera kwawe gushize cyangwa ucitse intege mu nzira y'amasezerano, y'ukwizera kwarangiye uryama mu butayu ukibaza ko wageze iyo ujya kandi wari ukiri mu rugendo rwerekeza mu gihugu cy'amasezerano. Iyo ukwizera gushize uva mu byasezeranywe ugasubira iyo wavuye. Bibiliya iravuga ngo Petero abwira bagenzi biwe ngo igihe kirageze nisubiriye kuroba kuko bimwe nizeraga ndabona ntazabibona. Afata urushundura arahaguruka asubira ku nyanja. Uko ni ugucika intege, uko ni ukugwa ko kwizera. Iyo ukwizera kwaguye uva mu masezerano. Yesu yari yamaze kuvugana nawe aramubwira ngo Petero, kuri iryo hishurirwa niho nzubaka itorero. Aramubwira ngo ntabwo ukiri Simoni Nyamugiganino, ahubwo uri Kefa, uri Petero, uri ibuye. Rero kuri iryo buye, kuri urwo rutare niho nzubaka itorero. Petero yari afite isezerano rihambaye cyane, ariko abonye ibibaye kuri Yesu, abonye akubiswe, abonye yishwe, abonye ashyizwe mu mva, abonye batatanye, ukwizera kuratsentebuka. Reka mbabwire ngo ntabwo Petero yasubiye kuroba umunsi Yesu bamufashe, kuko umunsi Yesu bamufashe kwizera ko ari kucimurimo gukeya. Uko kwari kucimurimo gukeya atumye ashobora gukora urugendo rukurikira Yesu. Yagize ubutwari, nubwo butari ubutwari buhagije, ariko nanone kandi byari bikonekite n'ubuhanuzi, kuko yagombaga kuvuguriza icyo Yesu yavuze. Aramaze kuvuga ngo inkoko itarabika gatatu uranyihakana. Kwizera ngo uko biri kose reka haguruke nkurikira uyu mwami. Ukwizera kumushoboza gutera intambwe akurikira Yesu. Abandi bigishwa bariruka, ariko we aramukurikira. Ntiyagiye agendana nawe. Ubundi ukurikiye ubuzima bwa Yesu na Petero, amaze kumuhamagara bahoraga hamwe. Aho Yesu yabaga yicaye no Petero yabaga yicaye. Aho Yesu yanyuraga yamugendaga iburyo cyangwa akamugenda ibumoso. Yabaga ari closed, yabaga amwegereye cyane. Aho kwizera kwari kose yegereye Yesu, afashe kuri Yesu. Ibi bihe tubibamo, hari bikubaho ukwizera kwawe kukakuzana ukabufatanye na Yesu. Mu gitondo ukabyukana nawe, n'umugoroba ukabyuka ukagobezanya nawe, nijoro ukaryamana nawe, mu gitondo ukazamuka no musozi mukamuri kumwe, aho ukabuvuga Yesu, aho wica ukabuvuga Yesu, ukaba uri muri Bibiliya urimo gusoma ijambo ry'Imana. Ukaba uri mu ndirimbo, uririmba muri kantike, ufata izindi ndirimbo z'abaririmbyi muri telefone yawe, ugakuramo indirimbo zose za sekira, ukuzuzamo indirimbo ziramya Imana, indirimbo zihimbaza Imana, ugafata Bibiliya ugasoma, ugafata ikaramu ukagenda usurinya ku maverisi atandukanye. Ibyo bihe bibaho mu buzima, urimo ugendana na Yesu, mwamwegeranye ku wundi, amanywa ku yandi, umugoroba ku wundi, no muri tagisi ugenda umutekereza. Ubu wicaye muri bisi ukumva akaririmbo karaje ukagatera ukaramya. Waba uvuye ku kazi ukumva amavuta aguhamagara agukatisha ku rusengero. Nimugoroba ukumva ntiwaryama mu nzu, wajya kurara ku karago, wajya kurara mu nzu y'Imana. Nibihe ugendana na Yesu mufatanye ukuboko. Ibyo nibyo bihe Petero yagendanaga na Yesu mbere yuko afatwa, mbere yuko abambwa. Ibyo bihe bijya biho mu buzima bwacu. Hanyuma rero umunsi bamufashe, ukwizera kwa Petero kurarwara gusubira inyuma, ariko ntago kwari kwapfuye, ntago kwari kwarangiye, kwari kukimurimo, ariko kwarwaye. Ako kanya atangira gukurikira Yesu, ariko atakigendana nawe. Bibiliya iravuga ngo abatwaye Yesu ngo barenga umusozi, Petero nawe akarenguka.
ni ukuvuga ngo wa Yesu wagendanaga na Petero ukuguru ku kundi agatoki ku kandi intambwe ku yindi, ubu kuri iyi nshuro Yesu ari ku gasozi ko hakurya, Petero ari ku gasozi ko hakuno. Aramureba imbere ye ariko ntago bakiringaniye. Ibyo bihe tujya tubigeramo. Petero we azi neza yuko arimo akora icyo yemeje cyo kujyana na Yesu ndetse kujyana no mu rupfu. Azi neza yuko akiri kumwe na Yesu. Yesu ari ku gasozi kamwe, Petero ari ku kandi gasozi. Ibyo bihe bibaho, ukaba utatakaje ubukristo, utavuye mu by'Imana, utaresenga, utagiye mu byaha, ariko ugatangira kwiriza rimwe mu kwezi. Ugatangira kumviriza akaririmbo k'Imana, ugatushyiramo n'akara kidubi. Ukumviriza akaririmbo karamya, ugahita ushyiramo n'aka diamond. Ukumva karakuryoheye, ukumva urashaka kugakeza, ukumva ntiwajya mu kabari, ntiwajya muri boîte, ariko ukumva mu rugo washyiramo akarimbo ka diamond ukagakata uwo muziki ukumva uryoheye cyane. Yesu ntago wamutaye, ariko hagati yawe na Yesu hatangiye kwinjiramo ibindi bintu, hatangiye kuzamo distance. Hariho distance hagati yawe na Yesu. Ari ku gasozi ko hakurya, uri ku gasozi ko hakuno, murimo murakurikirana. Ibyo bihe bibaho, ukaryama ugasenga isengesho, ndagushimye Mwami Yesu, izina ryawe rishimwe, undinde na hejo mu gitondo, bye, muramuke. Ukaryama ugasinzira, ukavuga ati maze iminsi nasenga, ejo nzajya kurara ku karago. Ukagenda ukareba ku rusengero, ukitegereza urusengero, ukareba oya harakonje uyu munsi, ndumva imbavu zimbabaza, nzajya ejo. Icyumweru kigashira, ibyumweru bigashira, ibyumweru bitatu bigashira, ugataha ukumva ku rusengero barimo baramya, barimo barahimbaza, wahita gukatirayo. Ariko muri kano kanya ukibuka ko mu rugo hari agafilimi kaba saa 12 kandi amatanira yarangira saa 2, ugahita wiruka ukagenda, hari agafilimi katagucika. No, Yesu uzi ko ukiri kumwe nawe, ariko yamaze kugusiga, ararenga ukarenguka, ntukigendana na Yesu, ahubwo usigaye ukurikira Yesu. Ibyo bihe abana b'Imana, abakristo, abakozi b'Imana tubibamo, duhura nabyo, bibaho. Ukwizera kuramanuka kukamanuka kukamanuka kukamanuka, kuracogora. Ariko hano Petero ntiyari bwave inyuma ya Yesu, yaragikurikira. Rero birakomeza kugeza aho noneho ukwizera kuremba kugeza ku rwego na ya Yesu ndinde nijoro utakivuga. Wagera mu gitanda ugahita uryama ugasinzira, mu gitondo ukabyuka ukiruka, mu rusengero ukaza ukicara bakavuga, ijambo ryagera hagati ugakura telefoni mu ishakoshi cyangwa mu mufuka, ugatangira kujya kura message zaje kuri Instagram, kuri YouTube, kuri Facebook, kuri WhatsApp, ugatangira guchattinga wicaye mu rusengero. Ukwizera kuragwa kukarangira kukaremba neza burundu. Hamwe ujya kuri YouTube, wagera kuri channel y'abakunzi Imana, warusanzwe ufashwa n'ijambo ry'Imana, wafungura ukumva amagambo 2-3, pastor Imana avuga ibiki, ugahindura ukajya ku yindi channel runaka, ugafungura y'ijambo ry'Imana, umukozi Imana akigisha amagambo 2, ugahindura, ukazenguruka channel nk'icumi y'abakozi b'Imana, udashobora kubona ijambo rigufasha, ugahita ugera kuri TikTok, kareba uko utubwa tujya guhaha, uko abantu bagenza gute, bikagushimisha, ukamara amasaha 2-4 ukumva uranezerewe. Ukwizera kurarwara kukaremba kukamanuka
iyo udacunze neza no gupfa kurapfa kugahambwa. Mana yo mu ijuru tugirire neza kandi iturengere, ihembure ukwizera kwacu. Rero Petero kwa kwizera kwamufashaga gukomeza gukurikira Yesu ari mu bibazo, umwe arenga undi arenguka, abonye noneho Yesu bamuhambye apfuye, nako kurapfa. Umunsi Yesu yazukaga, twabivuze mu bice cyangwa se mu butumwa twatambukije mu bihe bya Pasika. Petero ageze kumva ya Yesu, yavuye kumva Yesu yizeye yuko bamwibye, ntabwo yahavuye yizeye yuko yazutse. Oya, kuko bano badamu ba Mariya nibo bashoboye, ba Mariya Magadalena na bagenzi be bari kumwe, nibo bashoboye guhura n'abamarayika ndetse banongera bahura na Yesu. Baraza babibwira ba Petero, barabyumva, ariko kwizera kuguma kuri hasi, ntabwo kugeze kuzamuka kuko bano badamu bababwiye. Kuri uwo munsi ku mugoroba Yesu Kristo araza. Ku munsi Yesu yazukiye ku cyumweru kwa mbere iminsi 7, Yesu araza asanga aho bari bifungiranye. Icyo gihe Toma nta wari urimo, arabaganiriza, arabiyereka, bamera nk'aho babyizeye, ariko ukwizera ntabwo kwahimbutse. Yesu arongera aragenda. Tomu aje babimubwiye, arahakana ati ibyo ntibishoboka keretse nimwikorera. Ku munsi wa 9 Yesu aragaruka, ubwo ni nyuma yo kuzuka. Agarutse arongera arabiyereka, ndetse na Toma nawe arazakora mu rubavu rwe avuga ati ndabyizeye. Ariko nyuma nko ku munsi wa 10 cyangwa ku munsi wa 11 nibwo Petero yafashe incundura ati reka nisubirire kuroba. Bivuze ngo ku munsi wa 10 ukwizera kwari kukiri hasi. Reka rero dusome ijambo ry'Imana ryo mu gitabo cya Luka ibice 24. Turasoma duhere ku murongo wa 13. Ngo nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Ni urugendo rw'amasaha 2 n'igice. Stadiyo 60. Umuntu arimo agenda n'amaguru ariko yihuta, nk'umuntu w'umugabo ugenda n'amaguru ariko ashinguye yihuta ariko atiruka, yakoresha amasaha 2 n'igice. Murongo wa 14. Nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Uyu mugoroba nagira ngo ngusengere ngo amaso yawe ntabuzwe kubona umwami, afungurwe, kuko ari igihe umwami ande rwawe ariko amaso yawe akabuzwa. Hariho igihe amavuta y'ubuhanuzi aba ari iruhande rwawe, hariho igihe amasezerano aba ari iruhande rwawe, hariho igihe ukugenderwa ko ari kuri iruhande rwawe, ariko amaso yawe akabuzwa ntashobore gusobanukirwa. Rero ndagusengera kugira ngo amaso yawe y'umwuka asobanukirwe ko Yesu ari iruhande rwawe. Arababaza ati muragenda mubazanye ibiki? Barahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose, kandi
twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu ni umunsi uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangarije kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye, nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima, kandi bamwe mu bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibaramubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Uwo ni Yesu ushubije, ni ukuvuga ngo bamubwiye inkuru, bamubwiye buri kimwe cyose, ibyavuzwe, ibyabaye, bamuvuzeho, ari kumwe nabo, ariko ntibaramenya kuko amaso yabo arahumye cyangwa se yabujijwe kumumenya. Hanyuma nawe arangije biravuga ngo babwira ngo mwabapfumwe, mutinze kwizera. Ikigaragara ukwizera kwabo kwari kwamaze gupfa, kwari kwamaze kurwara, kuko n'ijambo bamubwiye ngo twizeraga ko, urumva ni kera, ntago ari muri ako kanya, twizeraga ko ari uzacungura Yerusalemu, ari we mutabazi wa Yerusalemu, nibyo twizeraga, ariko umva ibyabaye. Bisobanuye neza ngo abangaba nta kwizera bagifite, niyo mpamvu Yesu nawe ari imbere yabo atigeze abimenyesha ko ari we, kuko yaza kubimenyesha ko ari we ntago baba baravuze ko ari mu mutima wabo. Buri inshuro nyinshi ntukihutire kwimenyekanisha, ujye utuza, utegereze, ubanze umenye ibyo abantu bakuvugaho, umenye ibyo abantu bagutekerezaho, umenye ibyo bakubwira, ubimenye, kuko bitabaye ibyo ngibyo ntabwo ushobora kumenya ukuri. Yesu yatumye abantu amaso yabo atamusobanukirwa kugira ngo amenye ibiri muri bo. Nabo barangije bati, twizeraga ko ngo ari we mucunguzi, twizeraga ko ari we uzabohora Yerusalemu, none dore yarapfuye kandi yavuye mu mva, n'abagore babitubwiye ariko ntibabyizera. Yesu nawe arangije ababwira ati, mwabapfumwe, ukwizera kwanyu kuki mutinze kwizera. Abakomeza umurongo wa 26. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Ni ikibazo babashije. Ati ngirira kuri Mose, atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo batekerereza ibyabayereye mu nzira
n'uburyo bamumenyeshejwe n'uko amanyaguye umutsima. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 50, hanyuma tuwariwo turangiriza mu 53. Avuga ngo abajyana hanze abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubira i Yerusalemu umunezero mwinshi. Basubira i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Haleluya. Iri jambo dusomye ndashakaga kubereka uburyo Yesu yafashe umwanya munini, igihe kinini, azenguruka mu bigishwa biwe, azenguruka mu ntumwa ziwe, arimo gutegura imitima yabo, arimo kurestora ukwizera kwabo, kubera ko kwari kwaraguye. Ntago bari bagifite ukwizera na guke. Ibyo rero byatumye Yesu afata iminsi 40 muri iyi si mbere yuko asubira mu ijuru. Nibuke ko umwuka wari yamanutse ku munsi wa 50 nyuma ya Pasika, cyangwa se nyuma yo gupfa no kuzuka. Uyu munsi wari umunsi w'ingando, cyangwa se wo bita Day of Tabernacle, umunsi w'ingando. Uwo munsi rero no kuvuga ngo wahuriranye neza n'iminsi 50 Yesu Kristo azutse. Mu gitabo cya Yohana ibice 14, ubwo yari arimo asezera ku bigishwa biwe, igice cya 14, cya 15, cya 16, yarababwiye ngo nzabohereza umwuka wera. Barabararira, ariko arababwira ngo nintagenda muzaguma uko muri, ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko nintagenda ntago umwuka wera azamanuka, kandi umwuka wera namanuka niwe azenda ku bya data akabamenyesha. Rero no kuvuga ngo isezerano ry'umwuka wera, cyangwa se kwakira umwuka wera, nizo mbaraga zonyine gusa zashoboraga kuzuza ibyo Yesu Kristo yasezeranye. Ariko ikibazo gikomeye cyari gihari, bendaga guhabwa umwuka wera, ukwizera kwabo kwari kwaraguye, kandi ntabwo byashobokaga yuko bakira imbaraga z'umwuka wera batagifite kwizera. Ibyo rero byahindutse misiyo ya kabiri ikomeye cyane kuri Yesu Kristo nyuma yo gupfa ku musaraba, yo guhembura ukwizera kw'abigishwa biwe n'intumwa ziwe. Byamutwaye iminsi 40 mu nzira ijya Emawusi, ku nyanja ya Tiberiya, mu rusengero bateranye, hirya no hino hatandukanye. Bariko aranditse bavuga ngo ibyo yakoze ibyo kwandika byose, ngo ntabwo mwisi hari kuboneka ibitabo byari gukwirwamo. No kuvuga ngo bakoze resume, bagenda bapikinga sample, bimwe bihagarariye ibindi. Ariko Yesu Kristo yakoze akazi kanini cyane ko guhembura ukwizera kw'abigishwa biwe. Uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo, cyangwa se nagira ngo nguhe ijambo rivuga ngo ukwizera kwawe guhemburwe umunsi wa Pentekoste utaragera. Ukwizera kwawe kongere kuzamuke,
umunsi wo kwakira umwuka wera utaragera, kuko umwuka wera winjira mu mutima ufite kwizera. Umwuka wera winjira mu mutima w'umuntu wongeye kugaruka mu mwanya wo kwemera neza. Yesu Kristo mu nzira ijya Emawusi yafashe umwanya atangira kwigisha, atangira gusobanurira abagabo barimo bagendana nabo, ahera kuri Mose avuga ngo ese ntago muzi ibyo Mose yavuze kuri gewe? Ntago muzi yuko cya gitare Mose yakubise cyari gewe? Bibiliya yavuze ngo abasobanurira ahereye kuri Mose. Cya gitare Mose yakubise cyari gewe, ibyo murabyibagiwe? None se mwibagiwe yuko ya maraso y'umwana w'intama yarasize kubikomaniza ngo mu gihugu cy'Egiputa? Mwibagiwe ko ari jewe? Mwibagiwe ko ari amaraso yanjye? Mwibagiwe ko ari amaraso y'umwana w'intama w'Imana? Ibyo ngibyo ntago mubyibuka, ntago mwabisomye. Ibi ni byo Yesu yarimo agenda abigisha. Bibiliya yavuze ngo cyase ijambo ry'Imana avuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Hari igihe wumva ibintu bikaguca intege. Inkuru zari Yerusalemu, bano batambyi bicishije Yesu ntago bamwicishije gusa, ahubwo bangije no kwizera kw'abantu benshi. Biravuga ngo baragiye bafata amafaranga bayahereza bano basirikare, barababwira bati rero ntimugende ngo muvuge ngo Yesu yazutse, kuko twaba dusebye kwica umuntu uyu munsi nyuma y'iminsi yazutse. Ntago twongera kubona ijambo. Rero mujye mugenda muvuga yuko abigishwa baje bakamwiba, kuko kwizera barimo bangiza kw'abigishwa cyangwa se kw'intumwa. Nubwo ngo i Yerusalemu hari inkuru z'ubwoko bubiri. Inkuru ya mbere yaravugaga ngo abigishwa baje biba Yesu. Ibyo byavugwaga n'abasirikare bari baninze imva, ariko ku ruhande hakaba abandi bagore barimo batanga inkuru yo kwizera. Yesu Kristo yazutse, twamubonye, twavuganye nawe, ariko abantu barashidikanyaga, barebazaga ngo kuki uyu Yesu yazutse Petero wagendanaga nawe ntamubone, Yohana ntamubone, Banderiya ntibamubone, babandi bose ntibamubone, akabonwa n'aba bagore? Abizi abagore ashobora kuba yabonye n'igicucu cyabonye undi muntu, ariko agahita agenda avuga ngo ni Yesu yabonye. Bagira ubwoba. Buriya bageze hariya basanga umuntu waje kwiba, buriya basanze Petero yambaye ikanzu ahagaze hariya, bagenda bamaze inkuru ngo twabonye Yesu. Bamwe bakavuga ati ariko rero wasanga ari byo, kuko uriya Mariya arazi Yesu neza, yamusutseho amavuta mu mutwe mbere yuko ahambwa, so rero ntago yamuyoberwa. Undi atariko rero numvise izindi nkuru zivuga ko bamwibye. Hariho confusion nyinshi mu mitwe y'abantu, ukwizera kwarimo kuvangirwa, kwari gucanganyikishwa. Niyo mpamvu mu buzima ugomba kurinda kwizera kwawe, ntugatega amatwi abantu bose. Nimba umuntu mudahuje kwizera, wijya kwiha ibyo guhangana nawe. Hari abantu njya numva akagenda akajya hariya ngo ngiye guhangana n'Abisilamu, bazangiza kwizera kwawe utangare. Kuko niba kwizera kwawe kutarazamuka, azagucalenjinga, akubwira ibintu nurangiza wibaze ngo ese ibyo nizera ni ibiki. Ukwizera kurarindwa. Nimba ufite kwizera muri wowe, kurinde. Witegera amatwi ibintu byose, wikwakira ibintu byose, witega amatwi abantu bose, wigendana n'abantu bose. Gendana n'indaya izangiza kwizera kwawe guhindura indaya. Gendana n'umujura azangiza kwizera kwawe guhindura umujura. Urahura n'abatizera barangiza kwizera kwawe. So abigishwa bari bafite ibibazo bikomeye i Yerusalemu byo gucanganyikishwa n'inkuru zitandukanye. Inkuru zimwe ziravuga ngo bamwibye, izindi zikavuga ngo yazutse. Turemera iki tureka iki? Turizera iki tureka iki? Ibyo Yesu yarabimenye neza. Nawe aravuga ngo reka nze mpangane n'uyu mwuka ushaka kwica kwizera, hanyuma ndestore cyangwa se mpembure ukwizera kw'abana banjye.
utinda mu butayu ukwizera kwawe kukageragezwa, uca mu bibazo bitandukanye ijoro n'amanywa ukwizera kwawe kugacogora, urabwirirwa ukaburara ukwizera kwawe kukageragezwa, igeragezo ukwizera kwawe kukarwara kukaremba. Niyo mpamvu uyu munsi nagira ngo ngusengere kandi ijambo ry'Imana rimanuke mu buzima bwawe, dusabe Yesu Kristo agira ikintu akora mu buzima bwawe kugira ngo ahembure kwizera kwawe. Aba bagabo barimo bajya Emawusi bari bakeneye kumva kubera ikibazo bari bafite ikibazo cy'inkuru. Bahuye na Yesu baramubwiye ngo se niwe wenyine mushyitsi wa Yerusalemu utumvise ibyabereye ahangaha. Ukwizera kwabo kwari gushingiye kukumva, bari bumvise ibintu bihungabanya kwizera kwabo. Yesu rero yarabizi neza yuko ukwizera kwabo kwangijwe n'ibyo bumvise, arangije nawe atangira kubumvisha ibindi, atangira kubaganirira ibindi, atangira kubabwira ibyanditswe. Abwa nimwibuke Mose, ya nzoka yamanitse mu giti, byasobanuraga Kristo uzamanikwa ku giti akazuka. Sinzi ikintu cyahungabanije kwizera kwawe, ariko buri wese mu buzima bwiwe agira ikintu cyangiza kwizera kwiwe. Abajya Emawusi bangijwe kwizera kwabo cyangwa se kwangiritse kubera amagambo. Ibyo byari bitandukanye na Petero. Petero we ntabwo yahuye n'amagambo y'i Yerusalemu kuko yari mu nzu yihishe, ahubwo kwizera kwiwe kwangijwe n'ibyo yasezeranijwe atari Imana. Kubera iki? Umunsi umwe Petero yabwiye Yesu, arangije amubwira ati Yesu, rero tuvugana jyewe nari umurobyi kandi ndi umugabo, mfite umugore, mfite abana, mfite umuryango, mfite aho nkomoka. I want you to know what is the end. Bizarangira gute uru rugendo? Ndashaka kumenya, please mbwira bizarangira gute. Ko bwato bwanjye nabusize, business zanjye nkaba ndi umugabo, nkaba nkwirigwa inyuma, amaherezo nayahe? Mbwira. Yesu aramubwira ati don't worry, umuntu wese wasize ibyiwe akankurikira muri iyi si azakubirwa inshuro 100, kandi no mu bugingo bw'iteka ryose afite umugabane mu bwami bwo mu ijuru. Petero yacira iryo sezerano aryibikaho. Haleluya. Iryo jambo ararifata arihindura iryiwe, araribika, ararigumana. Agiye kubonabona rero Yesu aragiye, bya bindi yabwengaza kubirwa nta na kimwe cy'ijana abona. N'utwara afite twarayoyotse, twararangiye. Rero sasa we ntabwo kibirimo bivugwa hirya no hino Yerusalemu, ahubwo we yibaza, we yari afite ikibazo cy'amasezerano akurikiye igihe, agenze inyuma igihe, akurikiye iminsi myinshi, arimo aribaza ya masezerano akurikiye iminsi myinshi, ko nyakurikiye igihe kinini, ko agiye ntacyo na kimwe. Nicyo kibazo Yesu, nicyo kibazo Petero yifitiye kuri Yesu, ntabwo ari ikibazo cy'amagambo. Ibyo bavuga birabareba, jyewe mfite ikibazo cy'amasezerano. Uko niko ikintu gicogoza ukwizera kwanjye sicyo gicogoza ukwizera kwawe, gicogoza ukwizera kwawe sicyo gicogoza ukwizera ko muryamana, sicyo gicogoza ukwizera k'umuturanyi wawe, sicyo gicogoza ukwizera k'umuririmbyi muririmbana. Buri muntu wese mu rugendo agira ikintu gicogoza kwizera kwiwe. Buri muntu wese muri urugendo agira ikintu kinaniza ukwizera kwiwe, kinaniza umutima wiwe. Ntabwo ibitunaniza ari bimwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nshobora kuza nkavuga amagambo gusa, amagambo guciye intege ngo bakuvuze bareke bavuge. Ariko mu
muntu w'Imana, jewe amagambo ndashobora kuba ndi strong imbere ye, naramaze ikintu bita kuvuga. Yurimo kuvuga, yurimo gupaparaza, urapaparaza bikarangira, ntacyo bivuze kuri jewe, byo narabireba. Ariko kuri wowe amagambo ni inkota ityaye, icumi umutima wawe, ikakugusha hasi, ikagusenzekeza neza burundu. Mu gihe kuri jewe gutegereza amasezerano ari byo bicumitse umutima wanjye bikawumenagura. Mu gihe undi ku ruhande izindi ntambara runaka, imyandi runaka araswaho, ibigeragezo runaka ari byo binaniza buri muntu wese muri uru rugendo agira ibimunaniza, agira n'ibimukomeza, agira ibinaniza kwizera kwiwe, agira ibimuca intege bitandukanye n'ibya mugenzi we. Niyo mpamvu Yesu Kristo kuganiriza aba bagabo bajya Emawusi ntago byari bihagije, ahubwo yagombaga no kuza ku nyanja ya Tiberiya agaha Petero amafi, kuko Petero ntakeneye kubwirwa ibyanditse, Petero ntakeneye kubwirwa ibya Mose, Petero ntakeneye kubwirwa iby'abahanuzi, ahubwo ikibazo afite ni ugukubirwa inshuro 100 atarimo abona ikintu na kimwe. So rero akeneye ikintu gifatika, ntabwo amuzanaho iby'amagambo, ibyo Yesu yarabizi. Niyo mpamvu atamusanze mu nzu ngo amuganirize, ahubwo yamusanze ku nyanja ya Tiberiya, aramubwira ngo jugunya urucundura. Petero ajugunya urucundura, aroba ifi nyinshi. Yesu amubwira ngo wabonye bimwe nakubwiraga biracyashoboka. Haleluya. Uyu munsi muri ana materaniro, uyu mugoroba Yesu Kristo akugenderere, ahembura ukwizera kwawe, aristoringa ukwizera kwawe bigendanye n'icyacogoje kwizera kwawe. Nimba aracogojwe no gutegereza amasezerano, nimba aracogojwe n'amafi yawe wasize, uyu munsi wanurukamo wicwa n'inzara, Yesu agusanga Tiberiya akurobeshereza amafi. Nimba aracogojwe n'amagambo, Yesu agusange mu nzira ijya Emawusi, yongera kuganirize, yongera ahembure kwizera kwawe. Nimba aracogojwe nuko utamureba, agusange nka Toma, akwereka urubavu rwiwe ukoremo. Yesu Kristo agenda ahembura kwizera k'umuntu bijyanye n'icyacogoje kwizera kwiwe. Nimba ucogojwe no gutegereza, nimba ucogojwe n'inzira unyuramo, nimba ucogojwe n'ibyo uhura nabyo, nimba ucogojwe n'ibyo wumva, nimba ucogojwe n'ibyo ubayemo, ndagusengera uyu mugoroba imbaraga z'Imana zimanuke, ijuru rikinguke, Yesu Kristo akugenderere, ahembure ukwizera kwawe. Kuko iminsi ya Pentekoste iraje, igihe cyo kuzura Umwuka Wera kiraje, icyumweru gitaha. Uyu munsi turi ku munsi wa 43 nyuma ya Pasika, bivuze ngo ni iminsi aticiyeho Yesu agiye mu ijuru. Ariko muri iyi minsi 7 isigaye iri imbere kugira ngo Umwuka Wera amanuke. Reka agire ikintu Yesu akora mu buzima bwawe. Nubwo yazamutse mu ijuru, aracyashobora gukora. Nubwo yagiye ubwo bw'Imana ishobora byose, aracyashobora kuza akakuganiriza, aracyashobora kuza akakwiyereka, aracyashobora kumanyura umutsima imbere yawe, aracyashobora kurobesha ifi. Hari ikintu gishoboye gukora kugira ngo ukwizera kwawe guhembuke. Reka uyu mugoroba amavuta yo guhembura ukwizera kwawe akumanukire, imbaraga zizamura ukwizera kwawe zikumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Mandarabashekere Mosai. Turimo turagana ku musozo. Mandarabashekere Mosakanore. Uriya mandare voshekere Mosakara mandarabasakara mandore. Mandarabashekere Mosaini mandaria basekere Moshekenore. Uriya mandarabashekere Mosakara mando zemenekere bozesaini. Dekuiteka Imana hemba kwizera kwawe. Nimba guhemburwa ku kwizera kwawe ari uko kuzanira umugabo, namuzane muri kano kanya. Hembura kwizera kwawe ari uko wabona akazi, niwakira akazi muri aka kanya. Nimba kwizera kwawe icyaguhembura ari uko ubona igishoro, niwakira iyo kapitale izina rya Yesu Kristo. Nimba icyahembura kwizera kwawe ari uko ubona inzu yawe bwite, niwakira mu izina rya Yesu.
icyahembura kwizera kwawe ari ukubona amazi muri ubutayu urimo kunyuramo, amasoko nadudubize. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wowe unkurikiye aho uri hose, mwebwe turi kumwe amateraniro, tangira usenge muri kano kanya. Zamura ijwi ryawe usenge. Sengera kwizera kwawe, sengera umutima wawe, hamagara Yesu Kristo ngo gira ikintu ukora. Mandaraba shekere mosaine, mandaraba shekere mosekendere, mandaraba shekere mosaine, mandaraba shekere mosakandorobo shekere mosaine. Ndasengera kwizera kwawe, ndasengera urugendo rwawe, ndasengera umutima wawe, ndasengera urimo kunyuramo. Kuba kwizera kwawe kwaracogoye ntabwo ari amakosa yawe, ni ibihe binaniza kwizera, ibihe bicogoza kwizera, ibihe bikamura kwizera. Ibyo tunyuramo bidukuramo kwizera, ibyo twumva binaniza kwizera. Imitima yacu iracogora, imitima yacu irananirwa. Ariko uyu mugoroba Imana ikurestore, Imana iguhembure. Hagira ikintu umwami akora, hagira ikintu Yesu akora. Izina rya Yesu Kristo, umunsi wa Pentekoste utaragera, hagira ikintu Imana ikora mu buzima bwawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, amavuta y'Imana amanuka hejuru ubuzima bwawe. Niwakira imbaraga z'Imana, niwakira amavuta y'Imana, niwakira ubwiza bw'Imana, niwakire kubaho kw'Imana, niwakira amavuta y'Imana, niwakira imbaraga z'Imana, niwakira ububasha bw'Imana. Yesu Kristo uko yari ejo niko ari n'uyu munsi, niko azahoraho iteka ryose. Reka kwiyereke, reka kugenderere, reka vugane nawe, reka kurane nawe. Akira aya mavuta, akira izi mbaraga, akira ukuguhembuka, akira. Mandaraba shekere mosai, mandaraba shekere, mandaraba shakala masai. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga. Mandorebo shekere mosaine, mandaraba shekere mosekendari, mandaraba shekere mosaine. Ndasenga bari ku migabane itandukanye, ndasenga bari mu bihugu bitandukanye, ndasenze mwami uyu mugoroba imbaraga zawe mwami zikorere mu bwoko bwawe. Uko warureje Yesu Kristo ni kuri n'uyu munsi wa none, uko wakoraga ejo hashize niko n'uyu munsi wa none ukora. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mwami kwizera guhemburwa n'igitangaza, kwizera guhemburwa no kumva. Natwe dutanze ijambo ryawe, ngaho nawe kora ibitangaza. Natwe tuganirije ubwoko bwawe, nawe gira icyo wakorera Yesu Kristo. Uyu mugoroba rambura ukuboko kwawe, rambura ukuboko kwawe. Ngo ukeneye umwana kugira ngo mwami kwizera kwe kubeho, kongere kuzuke. Namwakire mu izina rya Yesu. Ukeneye amatike y'indege, ukeneye visa, ukeneye nationalite, ukeneye mwami gutsinda urwo rubanza, ukeneye gukira iyo ndwara, niyatira icyo gitangaza kugira ngo kwizera kongere kwake, kwizera kongere kugurumane. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara ububasha bwawe, ndahamagara gukomera kwawe uyu mugoroba muri aya materaniro. Imbaraga zo kwizera zimanukira mu bana bawe, imirimo yo kwizera ikorerwa mu bana bawe. Dore mwami baracogoye, imitima yabo yararushe, ariko gira icyo ukora kugira ngo kwizera kwabo guhembo. Mandaraba shekere mosai, mandorebo shekere mosakandori abasakala masai. Gira icyo ukora kwizera kw'abana bawe guhembuke mwa. Kora igitangaza mwami uyu mugoroba, kora igitangaza umunsi wa Pentekoste utaragera, kora igitangaza muri kino cyumweru, kora igitangaza mu ngo z'abana bawe, kora igitangaza mu buzima bw'abana bawe. Gira icyo ukora mwami, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mandaraba mosai, ondori abashakara masekendere, mando zemene kereboze sai. Turasenga abo twari tukumwe bose muri aya materaniro, turasenga bose mwami bazakurikiranira ijambo. Turasengeye mwami kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe no kugira neza kwawe bibe hejuru y'ubwoko bwawe. Urakoze Mana ya Yakobo, urakoze Mana ya Daniyeli, urakoze Mana ya Isirayeli. Izina ryawe rishimwe,
n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe mu materaniro. Bye bye, ciao ciao.